Previous on Ikebuka series. Uko buryo kuko abantu bahuza amateka batanaziranye. Bahuza amateka gute? Ntabwo byibuka sha twirukanka harahe umusaza kujyana ukuntu sigaye meze urakeye ibyangwe. Ese koko kutambwiye ya makuru ya wa mwana wabyaye hanze? Uyu muvugo mwiruka kera nyine mwiruka ubwo mubyara. Nyamara abanyarwanda Gushaka umwana wanjye yitwa Iramunda Christian. Witwa Iramunda Christian. bari akazi i Kigali. Ntabwo mva agashobora. Cyangwa akazi k'i Kigali numva nta gashobora. Wanshakiye umukozi akajya mfasha ino mirimo ya hano. Naraye ndose ndazi. Ariko Imana ifasha neza impamvu. mani siko nabonye umubyeyi ufite umwana ufite amazina nk'ayawe. Kingi bimeze bite? Meze bite se mwana? Sawa kabisa. Amakuru y'iminsi ariko ko ukomeje kuburara. Amakuru ni meza mani ahubwo story. Mani siko nabonye umubyeyi ufite umwana ufite amazina nk'ayawe. Ayo imijya yandi yanjye se? Ya neza. Aya shabo ngabo gibihura. Ahubwo se business imeze gute? Business ndabona iragenda nta kibazo, ni fresh ahubwo akazi ni kari. Shaka koko twaganiriye biratinda ntabwo yigeze umbwira amakuru ya wa mama mwabanaga. Sha wose ntakubeshye. Muheruka cyangwa tweze guhura mpetse umwana ndamumwereka Birangirira aho ngaho neza. ubwo nyine nuko. Okay, so wahamagaye wa muhungu akaza tukiryohereza dore ko ari nawe yaje. Muganiwe. Muhamagare. Kamubwire. Koko muzi ko mbona mwese. Sabeti. Nabuze amahoro nyine kundeba. Habaye iki se? Ndumva nyine cyangwa gushaka umwana wanjye. Mbikubwira gusa nyine ibyo ni ibyawe ntacyo numva nabifashaho. Nika nigendere nyine ndumva ntacyo nabifashaho nyine gusa wirwarize. Shaka kundi nyine. Sinzamubona. Ese Betty none se kuki wambeshye? Nkubeshye iki se? Akabantu bikigiye mwaranyobeye. Hari gahunda afitanye nawe? Iyo twavuganye se ntabwo byibuka? Ntabyo nibuka pe. Mu mutwe mafitemo ibintu byinshi ntabasha kwibuka. Urabyibagiye akanya koko? Ahubwo wanyibutsa ngirira vuba ndi gutinda. Sazi iri kumfata. Nakubwiye ko mukunda wowe bimeze bite? Fana injuga zaho ngaho njye nta njuga zazimfata. Akazi mfite karamagije muhu. Injuga gute se? Ahubwo hari abana bashyushye muri uno mujyi nakurangira ahubwo njyewe wumveho. Nabyabana Betty. Njye nukurinda gukunda nabikubwiye rwose ndagukunda. Izo njuga nakubwiye ko zitankoza. Ntabwo zijya zimfata. Ahubwo njyewe mfite abana. Bameze gute bo wabyaye se? Oya, hane nawe njye umuntu mukuru ariko. Nyine mbwira ngambwira ibyabo bana. Ahubwo mfite akana ko mu cyaro kavuye mu cyaro umva ni keza ukitondera. Bameze gute? Nakara nyine karyoshye ahubwo wowe ushobora kumva nayatubutse ukamereza wongera ngakomeza akazi kanjye.
Okay, ubwo narebe nyine tuzavugana narebe. Sawa nta kibazo, reka nihuta akazi kari kunshika. Ese mama ubone washerewe? Yego uracyane muri ibyo ngibyo. Ahubwo buretse banze mpereze biriya ngende ntakende. Wari uyibagiwe? Rero sawa nawe gira vuba ubwo uradusangayo. Yego yego ihute. Abaha mwiriwe. 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 Mwiriwe neza. Muraho neza. K'icyaka kinyishe se mwamfashije mukanywa ku mazi. Murakoze. Umuntu yanagira abantu siko mbona ari musana mamara akunda ubwo akazi ke anibikira igikombe
kundwa karibu kaze mbazanira hoteli mwicare. Kundwa muze mwicare. Kundwa amakuru se? Amakuru ni meza. Ese kundwa kuri kumwe n'umuntu ntamenye? Uyu ni umushuti wanjye bamwita Aline. Twari tuje nari nje kugusezeraho nari mugenga mperekeze. Nsezeraho? Cyagenze bite? Nabonye akazi mu mujyi. Nari ndose inzozi. Ariko Imana ifashe neza impamo. Inzozi. Ziteye gute? Nari ndose ngo wagiye mu mujyi. Wansize. Gusiba ingibi ndabyifata mu gutera. Narabi. Ubu nanjye nkabizi inzozi. Ntacyo ngakomeza ubwire. Nanze kugenda nyine ntagusezeye. Ndamubwira ze mperekeze nze musezere. Ubu ugiye kwigira mu mujyi? Ntakunda ariko kuva ari akazi nta kibazo. Muraziranye ariko? Turaziranye. Inshuti wanjye. Kundwa mu mujyi uzarushaho utamenyereye koko? Njye ntugire ikibazo rwose nsanzwe mpamenyereye nta kibazo tuzamumenyereza. Umuntu se agiye gukorera muraziranye? Yego turaziranye ni nawe bosi wanjye. Ubundi ko utambwiye umuntu ngiye gukorera yitwa nde? Uwo muntu yitwa Kamari ni nawe bosi wanjye. Akunda kaje karemerwa kandi nta kazi nta kibazo ubwo uri kumwe n'umushuti nta kibazo wenda uzakamenyera n'umujyi umenyere nta kibazo. Yewe turabona amasaha yadufashe rero reka tugende kandi nanjye nshaka kujya mu kazi. Sawa rero ngo turi kumwe. Mwakoze umuhanda mwiza. Uzagira akazi keza. Nyogoko. Ubu nari nje kugusezera nari ngiye gukora i Kigali nabonye akazi. Niho nari ngiye. Bana banjye rero muzagira urugendo rwiza muzagira akazi keza kandi muzitonde i Kigali kuba i Kigali ntabwo byoroshye nawe nimugendere muzagira urugendo rwiza. Nyogoko urakoze nawe usigara amahoro. Yego. Sawa.
sari ndabona nzaniye umushyitsi kandi ntabwo muzi. Uyu ni wa mukozi bose yari yarantumye niwe narinzanye. Karibu hano ni mu rugo. Yego murakoze. Mabuja reka nsubire mu kazi rero turaba dusubira mu nyuma. Nta kibazo kandi nsigaye nganira n'uyu mukobwa. Yego akazi keza. Gira hino tuganire. Amakuru bakwita ndetse mu rugo